iyi modeli iri inyuma ibasha gutanga sensa ikayihereza rino jisho, noneho rino jisho igatanga sensa naryo igatanga ya sensa yawe n'iyi modile igatanga ya sensa igafatira kuri antene. Kano kantu iyi ni antene, murabona ko nabyanditse. Moteri ya mbere iri ahangaha, iya kabiri iri ahangaha, iya gatatu dore ngiyi. Ni urugero, dore urabona ko nta rutsinga rurimo hagati, ariko kubera ya sensa nta kintu iturutse kuri kano kantu igiye gukanda hano bikore nta kintu kirimo hagati. Uri kubona ko nta kintu ndimo gukanda bikora. Hello everyone again, nanone nisabiro basuhuza, nizere ko meze neza, amahoro y'Imana bane namwe. Kwifurije umunsi mwiza aho uri hose. Ikaze kuri Mr. Birori TV, my dear my people. Murabizi neza nk'ibisanzwe uyu munsi nabazaniye rwose wa mwana nanone. My dear, ngira ngo muri kubibona kuri screen yawe, ngira muri kubibona hari betoniyeri, hari imashini hari imodoka yawo yabashiye gukora. Bereka n'amarimote, bereka amarimote. Dore izi nizo telecommande. Bereke. Telecommande iyi na telecommande iyi. Ngira ngo muri kubibona neza cyane my dear. Ni ukuvuga ngo impano mu Rwanda zirahari, impano abana barazifite, ahubwo ikibazo support like. Nk'uko mubibona iyi ni imodoka ya hoho, iyi akaba ari ya betoniyeri. Noneho iyi modoka ya betoniyeri ibasha kujya imbere igatera rivanse, ikatsa amatara ikanaponda. Noneho iyo yaho ibasha kujya imbere igatera rivanse, ikatsa amatara ikanabenura ikanamanura. Kandi zose urabona ko nkoresha amatelekomande. Iyi ni telekomande y'iyi ngiyi, iyi ikaba iyi ngiyi. Ino modoka nk'uko mubibona, iyi modoka irimo batiri ebyiri, ndakeka muri kuzibona. Iyi ngiyi ni batiri ebyiri za taci. Noneho iyi bodi murabona ino modile iri inyuma. Iyi modile iri inyuma ibasha gutanga sensa ikayihereza rino jisho, noneho rino jisho igatanga sensa naryo igatanga ya sensa yawe n'iyi modile igatanga ya sensa igafatira kuri antene. Kano kantu iyi ni antene, murabona ko nabyanditse. None iyi antene ikakirwa na runo rutsinga, akakirwa hano iyi modoka irimo moteri eshatu. Moteri ya mbere iri ahangaha, iya kabiri iri ahangaha, iya gatatu dore ngiyi. Ni urugero, dore urabona ko nta rutsinga rurimo hagati, ariko kubera ya sensa nta kintu iturutse kuri kano kantu igiye gukanda hano bikore nta kintu kirimo hagati. Uri kubona ko nta kintu ndimo gukanda bikora. Noneho urabona muri make dushaka kuvuga ngo iyi niyo motherboard ibasha gutanga connected, igakonekita n'iyi ngiyi igenda iri ahangaha. Noneho rino jisho zino batiri uko ari ebyiri zisora volte zirindwi, sibyo? Noneho ariko ubwo volte zirindwi kubera ko hano harimo moteri eshatu, uri kumva volte zirindwi ziragabanyukamo gatatu. Noneho nizimara kugabanyukamo gatatu, ubu uri kumva buri moteri iratwara volte. Ariko iyi moteri y'imbere impamvu yo mba natayishyizeho ni uko iyi imbere mbaye nyishyizeho imodoka ntabwo igira ahantu hashoboka ngo yimanure amata yacyo. Noneho moteri ya mbere dore niyo iyi ngiyi, dore insinga zayo nizi. Iya kabiri iyi benura, dore ngizi insinga zayo nizo zizi ngizi. Noneho amatara yo naraje nyafatira kuri ino batiri, urabona ko nimufatanyije buno butsinga arazima, yewe nongera kubufatanya jake. Buri kuma nimba ari volte zirindwi, buri nuzi iratwara volte eshatu n'ibice bitanu. Noneho kano kantu kikaraga aka ni akabasha kongera umuriro muri ino moteri. Iyo kikaraze insinga zacu ebyiri arizo zizi ngizi zitanga umuriro, iyi moteri ikagira umuriro. Dore uri kubona ko ari umuriro, nyuma ikagira imbaraga. Noneho iyi ni batiri ubona nawe iri muri aha ngaha ihereza imbaraga ino motherboard. Iyi motherboard igahereza nyuma kubera ko ari umudire muto, iyi modire igahereza sensa rino jisho, rino jisho ryamara naryo rigatanga sensa igahora n'iyi ngiyi. Buri kumva biba biri gukurana, iyo byamaze gukurana biba byabaye connected, nkaba nayikoresha imodoka nkoresheje remote. Kanze mbatwarireho gato mubirebe ko ndi gukoresha hano kano kari munsi kagenda. Murabona iyi modoka iri mu bwoko bwa hoho. Urabona nk'uko nguko igiye imbere,
nuko ngiye kuyigarurira inyuma. Inkoko ndimo kuyigarurira inyuma, ushobora no kugaruka imbere. uri kubibona ko ndi kuyibenza natayikozeho, ubu ngiye kuyimanura. Iyi modoka igizwe na bodi ebyiri. Iyi ni bodi ya radiyo, iyi ikaba bodi yindi ikonekitanye n'iyi remote. Noneho iyi moteri iri ahangaha yakira volte 3.5, n'iyi ikaraga ikakira volte 3.5. ubwo uri kumva ari batiri ebyiri ndashyiramo, sibyo? ubwo uri kubona rero dore ngizi batiri ebyiri nazishyizemo, dore ngiyi batiri, dore ngiri n'ibuye. ubwo uri kumva byose hamwe biri gusohora volte 7. ubwo rero uri kumva nimbihuza biraba volte 7. iyi motherboard none ikaba ifite ubushobozi bwo kugabanya volte z'ahangaha n'iz'ahangaha. none iyi motherboard iyi n'uzana inyuma hariho board, hariho akantu k'akamodire gahereza sensa, rino jisho rigahereza sensi na antene. iyi antene urabona niyo urutsinga rw'umukara rukaza rugahereza antene iri ahangaha, bigahita byuzuye. uri kumva biba byabaye connected. Mwana akaba harimo n'indi remote, aho hakaba harimo akantu k'agatanda k'amotherboard gabasha kwakira sense iturutse kuri ino motherboard, byarangiza byamara kwakira byabaye connected. akaba ariyo mpamvu ndi gukoresha ino modoka nkoresheje ino remote. iyi modoka kugira ngo ibenure, hano harimo ijekeri ifasha kubenura, ikabamo amabatiri abiri, ikabamo bodi ikonekitanye n'iyi remote, ikabamo amampura, amatara sinigeze nyabereka, reka nayo nyatse, nayo murabona ko ariho n'amatara ariho. noneho nyuma y'ibyo byose mwanayibonye ko n'amapine yayo ari ayahoho, ikaba igizwe noneho na moteri 3: moteri ibenura, moteri igenda, n'indi moteri y'imbere. noneho reka tuyimanure. nk'uko mwabibonye uko niko ino hoho ikora. ubu noneho ngiye gutwara iyi ngiyi, murabona ko iyi ni remote yayo. iyi remote yayo, iyi ni antene itanga sensa kugira ngo ikonekitane n'iyi modoka. ngiye kuyibatwarira ijya imbere, televanse yatse amatara inaponde. urabona uko yagiye imbere, iyi ni revanse, uko ni ukugaruka imbere, iyi ni revanse. noneho ngiye guponda, inakwa kundi igenda iri no guponda. urabona nk'uko ngoko gutyo yarangije kubiponda. imbere nk'uko ubibona, iyi ni moteri ibasha gutwara ino modoka. ubu ngubu nta kabazo yari yagize, iri kuyikora ikubumanura. urugero nk'iyi ngiyi igiye guponda, noneho ubu nk'iyi ngiyi nayo igiye kubenura. karabenuye, tugiye kwegera imbere gato, katugaruke n'inyuma. urabona uko ni kwa kundi haba harimo ibitaka byanze kuvamo, bigasaba ko umuntu agenda yegera inyuma agaruka n'imbere. noneho ngiye kumanura.
ngiye kumanura. Nuko nguko nyine gusa zikora kandi bitari n'ibyo kubabeshya. Ngiye nk'uko nguko zino mba nishakira ibikoresho ku giti cyanjye. Ngiye mbonye nanjye ibindi bikoresho birenze ibi ngibi nasaba ku giti cyanjye, nshobora kuba nakora nk'indi modoka nini kandi yo mu byuma. Mbonye ibikoresho byisumbuye kuri ibi ngibi, nimba n'urugero mbonye moteri nk'iyi ngiyi nkabona inini yayo, ngiye nakora n'imodoka nini y'iyi ngiyi. Nyine nk'uko mubibona urabona ko zose nta amortiseri zifite zikata, sibyo? Noneho ndashaka ukuntu mwantera inkunga kugira ngo nzabone amortiseri nteramo hano imbere zose zizajye zibasha kurotira zikate, kubera ko ntabwo zikata. Icyo nagusaba wowe uri kureba iyi video, ukurikiye kino kiganiro twagiranye n'uyu mwana kuri Mr Birori TV, my dear, mufashe please, babarira nibura umufashe, sibyo? Niba ubona hari icyo wamufasha, mufashe. Rwatangabo Sage, wabwira nibura abantu bakurikiye iki kiganiro twagiranye cyangwa se bakurikiye impano yawe, wababwira bagufasha bigenze gute, binyuze mu buhe buryo? Nyine uwashaka kumfasha yamfasha akanyishyurira ishuri, sibyo? Nibura nkagera nko mu wa 3 segonderi, sibyo? Yego. Bakameteshaho amasomo nziga ibijyanye n'amawaya, sibyo? Yego. Noneho iyo nkunga niyo kuri njye ndi kumva ikaze, sibyo? Yego. Noneho namara kwiga ibintu bijyanye n'amawaya, ndashaka kuzahita nkora ibindi bintu bijyanye n'amawaya ariko byo kongera. Nimba n'urugero bakoze nk'ikintu nkashaka uburyo nongeramo ibindi byanjye. Rwatangabo Sage, usibye wenda kuba ibi bintu bikora mu buryo bw'ibikarito like, ubundi wagushyira muri garage, sibyo? Wagushyira muri garage y'imodoka zisanzwe, ibi bintu wabikora? Yego. Uri siri neza ko wabishobora? Yego. Bivuze nk'ikintu kibura n'ubushobozi n'ibikoresho? Yego. Wow. Ikintu mbura aba ari ubushobozi gusa. Kibura aba ari ubushobozi? Yego. Wow, byiza cyane. Ni nk'iki wabwira abana mungana wenda nabo bafite impano runaka ariko babuze cyangwa se bumva badashaka kubigaragaza cyangwa se kubyerekana, ni iyihe nama wabagira? Ngiye nk'inama nabagira, sibyo? Nimba bafite impano bafite kuzikomeza, ntabwo bafite kuzihagarara ngo bacike intege, kubera ko nyine iyo ucitse intege ibintu byose uba ufite bitangira buke bitangira kugenda nyine bikuvamo, sibyo? Rero inama njye nabagira bafite gukomeza, bagakomeza ibintu byabo paka bakanakomeza ntibabirekere. Ko nanjye urabona ntabwo naba nkoze zino modoka, ntabwo naba narakoze zino modoka, narabuze imbogamizi mpura nazo. Yego. Sage, nk'umuntu ushaka kugufasha yagufasha anyuze ku buhe buryo, akoresheje ubuhe buryo? Umuntu nyine ushaka kumfasha namuhanga nimero yampamagaraho, reka mubwire nimero yanshakaho: 079 59 7 4250. Ongera usubiremo: 079 079 079 59 59 7 42 50. Yego. Iyo nimero ni iyawe cyangwa ni iy'ababyeyi? Ni iy'ababyeyi. Ushaka kugufasha niyo nimero yagushakiraho. Iri muri mobile money? Yego. Ibaruye kuri nde? Ibaruye kuri Mukabaranga Antoinette. Wow, byiza cyane. Yizere neza ko uzagera ku ntsinzi, my dear. Never give up. Wowe ntucike intege, byizere. Yego, mu buzima habaho kuba byakugora cyangwa bikagira gute, ariko izere neza ko uzagera ku ntsinzi, sibyo? Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro hano kuri Mr Birori TV. Nk'ibisanzwe impano yo mwayibonye, uyu mwana afite impano, my dear. Uyu mwana afite impano ikomeye cyane. Niba wumva ufite umutima wo kuba wamufasha, niba wumva ufite umutima wo gushyigikira impano z'abana bakiri batoya, wamufasha, my dear. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment. Impano zo nakagaruka kugira utazacikanwa n'ibindi biganiro.